ni umusore mwiza cyane, umusore ufite amafaranga mu bigaragara, ameze neza nta kibazo. Ndetse barakwereka yaravuye hano muri sale avuye mu nama, byabaye ngombwa kazangaha guhagarara hano hanze. Hari umuntu rwose yaragiye kuvugana nawe. Icyo ngusabye uze gukurikira iyi filime ugere ku musozo wayo, uraza kumenya byose. Ndetse barakwereka uyu musore ako kanya yatangiye guhamagara. Barakwereka bidatinze hano muri sale hari umukobwa nanone witwa Natasha hise asohoka muri sale. Undebere rwose nawe yavuye muri sale yitahiye, umukobwa mwiza mbese meze neza. Ndetse uyu musore Duku ibyo yararimo byose yahise abireka, ahita ahagarika uyu mukobwa Natasha kugira ngo rwose amuvugishe. Ati munyihanganire sister, amakuru yanyu nizere ko mumeze neza. Debere barakwereka Duku yaramaze guhagarika uyu mukobwa kugira ngo base kuvugana. Ndetse Duku ako kanya yatangiye kubika telefone kugira ngo abone ukuntu avugana n'uyu mukobwa. Debere Duku yatangiye avuga ati amazina yanjye ni Duku, nabasuhuza se mumeze mute? Ndetse uyu mukobwa Natasha yatangiye rwose kumusuhuza ati nanjye rero nitwa Natasha. Debere uyu mukobwa bose yatangiye kumusuhuza bameze neza. Ariko bakira aho ngaho hari waturutse nanone muri sale. Uyu mudamu nanone yaraturutse mu nama cyane yuko bari bahuriyemo ari abantu benshi, bari bagiye mu nama. Noneho n'uyu mudamu nawe yise asohoka asanga Duku ndetse na Natasha bari gusuhuzanya bameze neza. Uyu mudamu yahanyuranye isoni nyinshi cyane, ariko nta kundi mu buzima niko bigenda, ugasanga mbese uri guca abantu hagati, ndabizi ntabwo wahanyura umeze neza. Ndetse Duku na Natasha basigaye hariya bari kwiganirira. Ndetse Duku uri hano yatangiye abwira Natasha ati rwose nakunze ukuntu uri umukobwa mwiza, umukobwa rwose uvuga amagambo meza, ni ukuri pe uri umuhanga mu bintu byawe. Debere uyu mukobwa Natasha yatangiye gusekamo ukuntu. Ndetse Duku ati ni ukuri uri umuhanga, ni ukuri rwose ibintu byawe ubikora neza, ni ukuri pe nifuje ko twaba inshuti, ni ukuri tukajya tuganira ku bintu bigiye bitandukanye, ahubwo se wabona akanya. Debere barakwereka uyu mukobwa Natasha hise avuga ati ngewe ntabwo napfa kubona akanya cyane ko rwose ngewe ndi umusingo mamu, mbese ako kanya ntabwo nzi niba nakabona pe, byagorana gusa nyine nanjye mpora ndi bisi mu kazi kanjye. Debere Duku hano mbega cyiza cyane uhora uri busy. Uyu mukobwa akomeza avuga ati ngewe ako kanya kuko ubona mbese ndi kuganira n'abandi bantu ntabwo pe napfa kubishobora, ako kanya rwose ngiye kukubeshya ngo nakabona, ni ukuri pe naba ngiye kukubeshya ubyumve yuko mba ndi bisi mu kazi kanjye, ibintu byanjye ndi kubyitaho, ni nayo mpamvu rwose wabonye ndi sharp mu kazi kanjye, ibintu byanjye ndi kubikora neza. Ndetse Duku hano ushatse kuvuga yuko wigeze umugabo ukaba utamufite niko ushatse kumbwira? Debere Natasha uri hano nta kindi yari kongeraho, ariko umuntu uri single mom ni umudamu wigeze kubanaho umugabo igihe kikagera bakaba batakiri kumwe, birumvikana. Ndetse barakwereka umukobwa uri hano rwose pe yatangiye kuvuga ati ni ukuri urakoze cyane kuko rwose ibitekerezo byanjye utangiye kubyumva, mbega ibintu byiza. Ndetse barakwereka Natasha yatangiye abwira Duku ati ndagiye. Ndetse Duku ati no uretse kugenda ntacyo byabitwaye rwose, nguhaye business card yanjye tukajya turavugana mu gihe wabonye akazi, igihe rwose udafite akazi kenshi cyane wampamagara tukavugana, mbese tukaganira cyane yuko rwose hari ibintu nabonye byiza cyane kuri wowe wanyigisha rwose tukabyigiraho, ntacyo bitwaye rwose. Nje nawe rwose tukungurana ibitekerezo, gusa iyi business card yanjye akira rwose ngiyi, uzampamagare igihe rwose uzumva ubishaka, ni ukuri pe ndakwinginze. Debere uyu mukobwa Natasha yise rwose ayakira ati ntacyo bitwaye rwose nese ko yakira ntacyo bitwaye pe, reka nyifate. Uyu mukobwa Natasha nakubwiye ko rwose ari umukobwa wihesha agaciro mu byo akora byose. Ndetse Duku hano ati se none ntabagoye, ntabwo mwama namba zanyu za telefone nkagenda bavugisha, ntabwo nzabatesha umutwe. Duku hano rwose yishimiye uyu mukobwa cyane ati ni ukuri pe ntacyo byabitwaye se ko ntabagoye. Ndetse barakwereka Natasha ati namba oya ndumva atari ngombwa rwose kuba naguha namba yanjye, tuzavugana tujya turahura nyine, ibya nimero rwose ubu byihoreye, ntabwo naguha nimero ubu ngubu. Nese oya no ntugire ikibazo, nakubwiye ko rwose njye mu kazi kanjye ntabwo mba nshaka rwose ibintu biza kuntesha akazi, simba nshaka stress mu kazi kanjye,
bibaye byiza ntabwo ndi kumva naguha namba zanjye pe, uze kunyihanganira. Niyo mpamvu rwose nkubwiye gutyo. Uyu mukobwa Natasha ntabwo ashaka kwinjira mu kintu kijyanye n'urukundo, kandi uyu musore we mu bigaragara rwose yakunze Natasha. Uyu musore ni umusore mwiza cyane, ufite amafaranga ndetse afite business zigiye zitandukanye, ni umukire. Ariko rwose Natasha yamaze kumubwira ati no, ntabwo byashoboka. Ndetse Duko ati rwose niba ariko ubigennye nta kibazo nyine. Ndetse Natasha atangira kubyikiriza. Duko uri hano atari ko pe, reka nkubwire, ndagusaba akantu kamwe, uzampakanye tujye turaganira. Nuko nakunze ukuntu ugira ibitekerezo byiza, ugira amagambo meza, ibintu byawe byose ubitwara neza, ndetse ubitwara mu mucyo, nta kibazo cyawe tu. Nukuri pe unyemerere, nukuri pe umeze neza cyane. Ariko nanone sha wari kumpa namba zawe, nukuri pe basi nyemerera, nk'amahirwe rwose umpe namba zawe ngenda kuvugisha. Nukuri ndakwinginze, nukuri nyumva, nkeneye namba zawe. Basi Natasha wampa namba zawe nkagenda kuvugisha. Ntabwo rwose nzigera nkutesha umutwe, ntabwo rwose nzigera nkubuza akazi kawe. Nukuri pe, nukuri uri umukobwa mwiza cyane, umukobwa noneho ufitiye icyizere. Ndetse barakwereka Natasha yatangiye kuvuga ati no, ndebere rwose Natasha ntabwo ashaka gutanga nimero ye, ntabwo ashaka kwitangamo pase. Wapi, ibyo ngibyo rwose atangiye kubihakana ati no, ntabwo byashoboka. Nakomeje kuguhakanira yuko ntabwo nimero yanjye pe, n'ubwa mbere duhuye, ntabwo nzi neza, twahuriye hariya mu nama sibyo, turi kwiga ku bibazo bijyanye na kampani yacu. Mbese no, umunsi umwe gusa twahuye nkagwa namba zanjye. Wapi, ntabwo byashoboka. Ndetse Duko uri hano yari ihanganye ati nyine ubwo nta kundi, ubwo ntabonye namba yawe. Okay, thanks, nta kibazo nyine. Gusa pe nagushimiye cyane ko rwose wiyemeje no kumpa akanya kangana gutya tukaba turi kuganira. Ni ukuri wakoze cyane Nata, ni ukuri pe Uwiteka aguha umugisha. Uyu musore Duko ni umusore ugira ikinyabupfura, yibuka gushimira buri umwe wese rwose ugerageje kumuha akanya. Ndetse na Natasha ati nawe wakoze cyane, nta kibazo rwose. Ako kanya rero ubwo bahise batandukana. Ndetse Duko ati bye, noneho tuzongera tubona n'ubutaha. Duko uri hano rwose yatangiye kugenda, ari kuvuga ati rwose uyu mukobwa kameze neza, ndabigenza gute? Ariko agiye atabonye namba. Uriya mukobwa Natasha yazimwimye, yamwiriyeho rwose, yavuze ati nta mpamvu yo kuguha namba zanjye. Ndetse na Natasha yagiye atameze neza, mu bigaragara nawe uri kumwitegereza ukabona yuko atishimye. Wapi, Natasha ntabwo yishimye habe na gato, sinzi impamvu. Kandi uyu musore yagerageje kumubwira amagambo meza, ariko Natasha uri hano yagiye rwose ubibona yuko atishimye. Katuze kureba. Ndetse ntabwo byatinze, uyu mukobwa Natasha igihe cyarageze agera mu rugo. Barakwirika rwose yicaye ahangaha, ndebera rwose ntabwo ameze neza, ni ku buriri. Ndebera rwose yicaye hano ku buriri, ariko mu mutwe we harimo ibitekerezo byinshi. Ndetse hari inshuti ye babana yitwa Sofia, yaje ahangaha itangira kwegera Natasha. Ndebera rwose bari bagiye kuryama, ndetse Sofia araza yegera umucuti we Natasha kugira ngo base kuganira. Bagiye kuganira rwose ibiganiro bigiye bitandukanye ariko byiza cyane. Uze kubona nanjye rwose wiyumvira ikiganiro cy'abakobwa batangiye kugirana. Ndetse Sofia yatangiye abaza Natasha ati utambwira ko sha wakoze amakosa nk'ayo ngayo, biriya bintu wambwiye ni ukuri? Ubwo wahangaye sha ubona umusore mwiza cyane umeze nk'uriya, maze akwaka nimero maze nawe urayimwima. Kweki wakoze ibintu bitari byiza. Ndebere yatangiye kumbwira byose ati reka nkubwire Nata, uri inshuti yanjye, ariko ntabwo byari ngombwa yuko rwose umwima nimero. Ndetse Natasha atangira kuvuga ati reka nkubwire nanjye, kumva ntabwo byari ngombwa yuko rwose nza kumuha nimero yanjye. Nakubwiye ko rwose ntabwo nigeze mwiyumvamo pe, ntabwo uriya musore njye nigeze mukunda. Ikindi kandi ugomba kumenya rwose ibintu Kevin yankoreye. Urabyibuka wa munsi namusanze ari kumwe n'umukobwa mu buriri, baryamyisha bari gusambana, ariko nshi inyuma kiragera rwose nese nivana ikintu cyitwa abasore. Reka nkubwize ukuri pe, ntabwo rwose ngewe nabikoze mbishaka. Ikindi kandi n'umutima wanjye nta rubanza uncira. Ni ukuri pe, ntabwo ndishuwa ko banajya mu rukundo n'uriya musore. Gusa ni mwiza, ameze neza pe, ni n'umusore ufite amafaranga, ni umukire pe, harifite byose. Ariko nanone no, ntabwo rwose najya mu rukundo. Ni ukuri pe, Kevin rwose yarambabaje cyane ku buryo rwose ntazigera mbyibagirwa. Ni ukuri pe, kugira ngo njye mu rukundo n'undi wari we wese byagorana. No, ntabwo byumvikana. Njye rwose nanze kuzimuha mbishaka. Sofia byose ari kubyumva. Sofia rwose yabuze ikintu akora. Ndebera rwose ko na mucuti we yanze gutanga namba.
ndetse Sofia byaramubabaje cyane ati reka ubwire Nata turi inshuti kandi urabizi buri gihe nkwifuriza ibyiza, ariko rwose ako kantu wakoze wahubutse pe, ni ukuri mu bigaragara uriya musore yari yakwishimiye ndetse mu bigaragara yari yagukunze, ariko nanone yagusabye akantu kagoye cyane namba. Basi se reka nkubwire ko Kelvin yaraguhemukiye kuba waramusanze ari kumwe n'undi mukobwa mu buriri abari kuguca inyuma. Birumvikana pe, bishatse kuvuga yuko abasore bose ari bamwe, abasore bose ni abahemu ku buryo mbese utazagira n'umuntu n'umwe wizera basi ngo mukundane. Banza unsubize kuryo rwose wafashe amahirwe nk'ayo ngayo maze urayitesha. Reka nkubwire pe, wahemutse cyane. uriya musore mwagombaga gukundana, ni ukuri pe, ugombaga kumuha namba yawe mukavugana mbese mugatangira kujya muri relationship. Ndetse uyu mukobwa Natasha ati reka nkubwire noneho nakomekije kukubwira yuko rwose ibyo ntabirimo, ariko Sofia yabirakariyemo. Sofia ashaka kugira ngo Natasha ajye mu rukundo, ashaka kugira ngo yibazigize byose, ndetse Natasha we ntabwo abishaka. Ati reka ubwire ngere mu mutwe wanjye ntabwo nkeneye stress, ni ukuri stress natewe n'uriya musore Kelvin rwose namukundaga urabizi, buri kimwe cyose nakimukoreraga, nta n'umuntu rwose hari byashoboka ko nakunda nka Kelvin byagorana, ariko no ntabwo byumvikana, ntabwo byanashobotse rero. Ndetse uyu mukobwa Sofia ati nyamara Natasha ushatse wanyumva rwose wakoze amakosa basi ukaba wanakisubiraho, kuko mu bigaragara uriya musore wagerageje kukwaka nimero yaragukunda. Ni ukuri pe, nawe bitekerezeho, yakubonye bwa mbere abona ukuntu umukobwa umeze neza, umukobwa ufite iterambere, umukobwa ufite ejo heza, mbese umukobwa ufite byose, yagukunze. Kuki wowe utamuha ayo mahirwe yo gukundana nawe? Ndetse Natasha akomeza kubwira Sofia ati Sophie nakubwiye ngo iki, nakubwiye ko bidashoboka, ntabwo bishoboka rwose ko njya mu rukundo. Reka nkubwire ibintu Kelvin yankoreye byatumye nikuramo uwo ari we wese. Sinshaka stress mu mutwe wanjye, sinshaka rwose ikintu cyanjyana mu rukundo. Wapipe ngiye kugenda ntuze nishakira iterambere ryanjye, nkora ibyanjye ntuje. Ibyo bintu byose, ibyo bintu kunshyira mu ngo by'inkundo by'abasore no byarangiranye n'igihe cyabyo. Ninumva bindimo nzajya mu rukundo, ariko no ntabwo ubu ngubu bishoboka, ndacyafite ibikomere ku mutima wanjye. Ukumva neza, nta mpamvu rwose guhita nihutira ngo ngiye mu rukundo. Ibyo rwose uri kunjyanamo okay, ndabyumva ko ari byiza pe, ndi kumwe na Kelvin byari ibintu byiza cyane, nkumva ndishimye, ariko nanone ugomba kumenya ko rwose bitigeze binsigira ibyishimo. Nasigaye ndi kurira kandi Kelvin ahantu ari wasanga ameze neza, ariko njye ndi mu bubabare meze nabi. Ntabwo asi ukuntu umeze, uri kumbwira ngo nongere njye mu rukundo, njye kubabazwa n'urukundo? Wapi, nshaka iki? Ntabyo ndimo. Sofia ibi ntabwo abyumva ndetse ntabwo abyemeranya n'uyu Natasha. Ati reka nkubwire rwose ibintu uri kuvuga nubwo ari byo, ariko nanone ntabwo ari byo neza. Kubera iki? Abasore bose uri kubafata ukabagereranya na Kelvin. Kumva neza, nanone Duke ni Duke, ugomba kubimenya. Duke yakweretse urukundo rwa nyarwo akikubona bwa mbere, yisabona rwose yuko muzahuza, yatangiye kugusaba urukundo, ariko ibi bintu rwose wamukoreye ntabwo ari byiza. Ushatse noneho wakisubiraho. Ndetse Natasha atari kubundi reka nkubwire, niyo nyungu bifitemo kuba nakundana n'uriya musore. Inyungu bifitemo nihe ku buryo uri kuzakumpatiriza ibyo byose? Nakwiye ko bidashoboka. Ikindi kandi ko rwose namwimye namba yanjye, ni inyungu zanjye, sibyo? Undeke ngene nitekerezeho, ibya Duke abigumane n'ibya Kelvin biguma aho ngaho. Nta mpamvu rwose yo kwijyana muri stress, kuko urukundo rwose icyo rwansigiye ndakizi. Ibyo ngibyo rero ntabyo nkeneye. Ikindi kandi ntukomeze kubimbwira, nurebe rwose Sofia uri hano ntabwo ari kubyumva. Ndetse Natasha akomeza kumubwira ati reka mubwire ayo magambo nizere rwose karangiriye aho ngaho, ntukomeze kugenda ambwira ibintu nk'ibyo ngibyo. Njye nakubwiye yuko rwose uriya musore wapi ntabwo byavamo, ariko Sofia ari kubibona. Ati sha ibyo uri kwigira byose wamukunze nubwo mwimye namba nyine ubwo wihagazeho. Uriya musore rwose ni mwiza cyane, nta n'umuntu rwose utamukunda. None umusore umeze neza, afite amafaranga, sha Nata ugomba kumukunda uko byagenda kose. Ako kanya batangiye kwishima ndetse batereka twiryamire noneho iyi topiki tube rwose twicumbikiye aha ngaha. Genda uruhuke nanjye njye kuruhuka, ntacyo bitwaye. Ariko Sofia ati sha reka nkubwire, njye ndagusengera ugomba kuzakundana na Duke, ni umusore mwiza cyane. Ako kanya imaze kurangira batangiye gutandukana.
barakwereka Natasha hise ajya kuryama, ndetse Sofia nawe asigara ahangaha ati sha bitekerezeho uriya musore mukundane. Urukumva neza? Ikindi kandi ugomba kumenya ko rwose ndi kukugira inama nziza. Tebere ugomba kwibagiza Kevin rwose ukamenya yuko abasore bose batameze nk'uramuhemu. Kubera iki? Sofia rwose we yabyishimiye, ari kumva yuko rwose agomba gukundana n'uriya musore uko byagenda kose. Ari kumva mucuti we agomba gukundana n'uriya musore Duku, cyane ko Duku ni umusore mwiza cyane umukobwa wese yakifuza. Ndetse Sofia barakwereka tisha mucuti wanjye agiye kubona umukunzi, noneho mucuti wanjye rwose tugiye kujya turaseka. Nukuri rwose kuba ari mu rukundo ni ibintu binshimishije. Iyi nshuti rwose ni nziza cyane. Hari abantu rwose babana, noneho mucuti we yaba ari muri relationship n'umuntu runaka, ugasanga umwe arababaye mbese, ariko uyu Sofia ukuntu ameze ashimishwa rwose no kubona mucuti we ari mu rukundo ameze neza kandi yishimye. Ibi byaramushimishije ati shareka niryamire, noneho ejo rwose ni bucya nzaba ndi kumwe na Natasha turi kuganira rwose ibintu bigiye bitandukanye. Ariko Duku uko byagenda kose bagomba kubana, bagomba gukundana. Ndetse bwarakeye ibyo ngibyo rwose byari birangiye. Barakwereka babakobwa babiri Natasha ndetse na Sofia bari kugenda hano mu muhanda bameze neza, bari kuganira rwose kuri business zigiye zitandukanye. Tebe barakwereka rwose inyuma yabo hari imodoka nanone iri kugenda gahoro, iri kubaza inyuma. Ndetse nako bari kugenda bari kwiganirira, bari kumva rwose ari ibintu byiza. Ndetse barakwereka Sofia uri hano ati sha biriya bintu twaturi kuvugaho ni mugoroba, wantunguye urantungura, uruzi ko ari wowe mukobwa navuga w'agacucu nabonye, uzi ko abandi iyo babonye ari amahirwe sha bahita bayasamira hejuru. Noneho wowe sha reka ubwire akantu wakoze sha ntabwo mbizi tu. Bari kugenda bari kuganira, ariko na ya modoka barakwereka yari ifite umuvuduko, ariko igeze ahangaha imbere y'aba bakobwa. Barakwereka ahubwo ni nyuma yabo yatangiye kugabanya umuvuduko, itangira kugenda gahoro, mu gihe aba bakobwa bari kugenda bari kuganira. Iyi modoka Tebere rwose yatangiye kugenda gahoro, nta bintu byo kugenda cyane. Ese iyi modoka igamije ko yari ifite umuvuduko, ariko yagera ahangaha ukabona rwose itangiye kugabanya umuvuduko. Bigenze gute? Ndetse ikigera ahangaha yahise ihagarara, kumbe ni umusore wari urimo. Uyu musore muramuzi rwose ni Duku. Isamagara babakobwa ati bakobwa beza mumeze mute? Tebere atangiye rwose kurunguruka hanze. Ndetse barakwereka umuntu wa mbere watangiye kumupepera ni Sofia. Sofia rwose atangiye gupepera uyu musore, ndetse Duku yatangiye kwishima ati nsuhuriza n'uwo Natasha. Uwo Natasha ndi kubona aho ngaho nawe munsuhuriza mubwira uti namusuhuje. Natasha rwose idashaka ibintu byinshi. Tebere ngo Natasha, Natasha Nata vayo rwose, vayo nkwereke. Banka ahangaha rwose, banka rwose ahangaha ntabyo kugenda, banka hano nkwereke. Uyu mukobwa Sofia ashaka yuko rwose Natasha akundana n'uyu musore Duku. Ati vayo rwose banguka ahangaha wigenda, suhuza uyu muntu ari kugusuhuza. Ndetse Natasha yaje rwose mu gasuzuguro kenshi, ntabwo yishimye. Ndetse barakwereka wose nindi uri kunsuhuza, ninde? Njebere. Ndetse ni Duku wari gusuhuza Natasha ati Nata ndi kugusuhuza rwose, umeze uti? Ahubwo se ntabwo nabageze imbere nkabaha karifuti tukagenda turi no kuganira? Niba mugiye hano imbere nta kibazo rwose, mwaza mukicara ahangaha maze nkaba nabageze ahangaha imbere, ntacyo byabitwaye. Ndetse Sofia atesha uri kubyumva neza, uri kubyumva ute? Ntabwo sako karifuti twakarya sha bakadutwara hano mu modoka. Ndetse Duku akomeza avuga ati ni karibu rwose muze ahangaha, muze mwicare hano mu modoka maze rwose twijyane tumeze neza. Tebere Sofia we ari kubyumva, ari kumva rwose bahabwa iyi rifuti, ariko Natasha uri hano we ntabwo ari kubyumva. Ndetse Sofia ati rifuti nta kibazo rwose, reka tuzaha ngo twicare maze tugerana hari imbere cyane uko nubwo atari kure ariko turagera nayo. Ndetse Duku ati nta kibazo rwose, murakoze cyane, muze rwose mwicara ahangaha. Ndetse Natasha ati wapi, ntabwo ndicara muri modoka, wapi? Ndetse Sofia ati shavu tugende twicaremo. Na Duku akomeza kuvuga ati sha ni karibu rwose muze mbatware mbageze hano imbere. Tebere ariko Natasha ibyo ngibyo ntabwo ari kubyumva. Sofia ati sha tugende twicare. Ndetse Natasha atangira kubwira Duku ati utwihanganire, ni hano hepfo tugiye, nahangaha mbese ni ku rugo rw'aha hepfo, ntabwo ari kure cyane, ntabwo ari ngombwa ko rwose waduha rifuti. Ariko Duku ibyo ngibyo ntabwo abikozwa. Ati sha muze mwicara ahangaha rwose njye nabishimiye, muze mwicaye muri modoka rwose mbahe rifuti.
kandi mubyumve pe ndabubashye bibabwiye neza mu kinyabupfura mumbare rwose muze mwice ahangaha mu modoka mbahereye ifuti n'ukuri. Ariko Natasha ati nyamara wapi, ndetse Sophie uyobewe ko tujya hara hepfo? Nukuri na wa musore we tujya hano hepfo ni ku rugo rwa hepfo, ntabwo ari kure, twagenda n'amaguru tukagerayo kuko n'ubundi twavuye mu rugo tuzi yuko turagenda n'amaguru. Ndetse Sophia ati share kamubwire tugende baduhera ifuti, ratereka tuze twicare ntugire ikibazo, katuze twicare muri iyo modoka maze tugende rata utwera karifuti. Natasha agomba kuzana wakicara muri iyo modoka, ariko Natasha ibi byose ntabwo bishaka. Ati rata ni karibu muzi mubanguke rwose tugende turi no kwiganirira mubanguke, ariko ibi byose Natasha ntabwo abyumva. Sophia akomeza kumubwira ati sha fo twinjiye mu modoka banguka sha. Ariko Natasha ati koko wanditse ko kuri kunjyana he? Ariko bakwereke rwose Sophie uri hano ni umukobwa ukora ibintu bye ari sharp ameze neza abikora vuba. Isafata Natasha ati sha injira mu modoka, uri kwanga kwinjira mu modoka warayiguze injiramo. Ndetse Natasha atangira kureba Sophia, amureba rwose ikijisho yatengiye kumureba nabi, ariko nta kundi nyine iyo ufite inshuti nk'isi wiga no kugira ngo nyine umenye ukuntu uzitwaraho, nabyo urabyiga. Yahise imujyana muri modoka ku ngufu, ndetse ikintu cya mbere yahise ikora iranshuti ye isibwa ati sha icara aho ngaho imbere mugende buri no kuganira. Natasha atangira kureba ikijisho ari kureba mucuti we ati biriya bintu gikoze sha reka ndakereka ndebere. Natasha uri hano rwose ntabwo ari kumva ibintu by'urukundo, ntabwo azi yuko urukundo rugiye rushaka, ntabwo azi yuko uyu musore yamukunze. Wapi, barakwereka umukobwa utagira ishyari, umukobwa utivanga mu by'abandi, yicarira inyuma uw'abandi reka nicarira inyuma rwose. Mbone mucuti wanjye bari kumutereta, nimbona rwose mutwaye nanjye nzavuga ngo ninjye usigaye, ariko we bamujyanye nta kibazo rwose. Ibintu by'amashyari ntabwo ari byiza. Umukobwa uri hariya nawe yaragiye rwose yicarira inyuma ahantu heza cyane, ndetse afata mucuti we atisha icara aho ngaho imbere. Nibwo rwose muragenda muri kuganira mbese muri gutera injuga ntacyo bitwaye. Katuze kwirebera barakwereka rwose Natasha uri hariya ntabwo yishimye habe namba, nubwo yicaye mu modoka nta biganiro byinshi akeneye. Wapi, ayicayemo rwose atameze neza atishimye, ariko nta kundi nyine bigenda, nta kundi yabigenza. Ndetse Sophia yari yicariye inyuma ategereje rwose kuza kureba uko biza kugenda. Nuko rwose nakubwiye ngo rwose iyi nkuru ni nziza cyane, ndetse nayo mpamvu nayiguteguriye kugira ngo ukomeze ubane nanjye. Kandi nkwibutsa yuko niba utari wakanda like rwose kuri iyi video ndabizi wayikunze kugeze rwose iki gihe ukireba nuko wayikunze. Reka basi nkwibutse unkandire ku like, ni ibintu byoroshye cyane kuko wayikunze nyine. Like ni akantu wakunze ntacyo bitwaye, katwikomereze. Ese Natasha uri kwanga iby'urukundo biraza kugenda gute? Natasha rwose ntabwo ari kubikozwa, ndetse Sophia ari gukomeza kumuhatiriza rwose gukundana n'uriya musore, ariko Natasha ibyo ntabwo abikeneye, ntabwo ari kubyumva. Wapi, ibyo ngibyo rwose ntabwo biri kumuzamo. Reka tuze kwirebera rwose ibya Natasha ndetse n'uyu mukobwa Sophia. Ndetse Natasha rwose ntabwo ari kwiyumvamo duku ko bakomezanya. Katuze kwirebera ibyabo, ndetse bidatinze barakwereka hashize kanya batugejeje ahangaha. Imodoka rwose yari kugenda muri uyu muhanda imeze neza rwose, ndetse Natasha na Sophia mu modoka rwose byacitse, mu gihe rwose Natasha rwose atumva ibintu by'urukundo we na duku, ntabwo ibyo ngibyo ari kubikozwa. Ya modoka yo yakomeje kwikomereza urugendo rwayo, ndetse wa musore urimo wakunze uyu mukobwa Natasha rwose gahunda ye arayikomeje yo kuba rwose yakundana n'uyu mukobwa, kuko rwose ni mwiza cyane. Ndabizi naho uri umusore rwose wabonye umukobwa mwiza cyane wifitiye icyizere ndetse w'umunyabwenge nk'uri, ndabizi pe ntabwo wamuhitaho umusigiye ndetse usange bamujyanye sha. Wapi, ndabizi ntabwo wamusiga. Abasore bakunda rwose abakobwa beza, ikindi kandi mbese bameze nyine reka nte kuvuga byinshi, ntabwo wakunda bagendeye ku bintu bimwe. Naba ngiye kurondogora, reka twikomerezanyize n'uyu mukobwa Natasha ndetse na duku. Ese bigenze gute? Bidatinze bageze ahangaha, Natasha ava mu modoka ndetse na mugenzi we Sophia nabwo rwose ise ava mu modoka. Bari bageze ahangaha, bari bageze ahantu rwose uriya musore yarabagejeje ahantu rwose bari bagiye, bari bahageze. Ndetse barakwereka Natasha uvuye mu modoka, yavuye mu modoka atishimye habe na gato. Wapi rwose nta byishimo, bagiye rwose bari kuganira. Ati Sophia atangiye kuvuga ati sha Nata ubibonye ite sha
uri kwigira danje ariko nakuvumbuye wowe wabonye ukuntu uriya musore ari mwiza cyane ndebere barakwereka Duku nawe ntabwo rwose yigeze abyemera yuko bari abakobwa bagenda gutyo yaravuze ati rwose reka nanjye mve muri modoka ntangire nganire nabo ndetse barakwereka ako kanya Duku ese avuga ati Nata I'm so sorry mumbabarire rwose mwari mugiye ariko mumbabarire rwose mume utunota duke cyane tube twaganira rwose ni akantu gato cyane kadakomeye cyane ndetse barakwereka Natasha uri hano ndetse na Sofia bese bahagarara ndebere nakubwiye ngo rwose aka gafilime ni keza cyane uzagakurikirane kagiye gafite episode ntabwo ari nyinshi cyane nesho bundi rwose kararangira ntabwo rwose ari nyinshi cyane episode zirimo ntabwo zirenze 5 kandi turi kuri episode ya 2 uzihanganira rwose usozi iyi filime uzaze kwirebera rwose urukundo rwa Natasha ndetse na Duku ukuntu bizaza kugenda ndetse barakwereka Duku uri hano yatangiye kuvuga ati Nata basi mu ngubu wampa namba zawe ndetse Natasha ati no narakubwiye ngo happy ntabwo byashoboka Duku akomeza avuga ati basi mbabarira no kuri pe uyu munsi ndikumva ngomba gutahana namba zawe rwose kuko nakwishimiye uri umukobwa mwiza ubushize warambwiye ngo no nta namba ariko ubu ngubu rwose mpereza namba zawe rwose ndazishaka ndetse Sofia ati ako kantu rwose ni sawa ako kantu ni keza wamuhereza namba muhe namba ntacyo bitwaye ndetse Duku yese akuramo telefone atangira kuvuga ati Natasha rwose mukobwa mwiza basi mbabarira umpe namba zawe nuko ndazikeneye ndazishaka akira rwose wandikemo namba zawe ni ibintu rwose bitagoye ibintu rwose bitari danje cyane nuko ndakwinginze andikamo namba zawe nukuri pe nuko ndakwinginze Natasha uri hano ntabwo ari kubikozwa ibya nimero wapi nta bya namba rwose ariko nta kundi nyine yarazimuhereje ati nyine reka nzandikemo nta kundi Sofia iri hano rwose ari kwivanga cyane mwamufumbuye rwose ukuntu Sofia ashaka kugira ngo Natasha akundane n'uyu musore Sofia ni inshuti nziza nukuri mwabakobwa mwe cyangwa se mwabasore mwe namwe mbabwire nukuri mu gihe ubona uri inshuti y'umuntu nukuri nezezwa no kubona yishimye hari usanga uri inshuti y'umuntu ugasanga mbese ngo ageze kuri ibi utangiye kugira ishyari utangiye mbese kugenda uri kumeka wabona afite umukunzi ugatangira kumuca inyuma utangiye kujya kumutereta uri kumuca inyuma mwabyumvise ariko rwose uyu Sofia ibyo ngibyo ntabwo abikozwa ndetse ako kanya Natasha amaze gutanga namba yaravuze ati rwose nizere ko yabonye bye ndetse Duku uri hano yatangiye kwishima ati thanks urakoze cyane nukuri urakoze cyane Imana iguha umugisha kubwo rwose ibintu nkoreye nukuri witeka aguha umugisha ako kanya barakureka abakobwa batangiye kwigendera ndetse Duku uri hariya yari yakunze uyu mukobwa tebere batandukanye gutyo ndetse bidatinze barakureka rwose bari bageze mu rugo batangiye kurya ka watermelon bameze neza rwose bishimye ndetse barakureka Natasha ni umuntu rwose muri we ufite stress ntabwo ameze neza undebere rwose nakubwiye ngo aka gafilime ni keza cyane karacyatangira rwose nakubwiye ngo uze kugakurikirana batangiye kugenda barya ka watermelon ndabizi rwose watermelon nawe urayikunda bura watermelon uyu kurya wumva umeze neza pe wumva uri sharp muri wowe kumva mbese urishimye amahoro wumva mbese yakuganje muri wowe cyane rwose iyo uri kumva umutima wawe umeze neza akawutamira rwose kagufasha no kuruhuka mu mutwe nta kibazo rwose ujya urakarya ndetse barakoreka bari bageze ahangaha mu rugo batangiye rwose kurya ka watermelon bari no kuganira rwose ku by'urugendo rwabo ukuntu byagenze tebere Sofia hano rwose utagira ipfana amagambo rwose ajya agira namwe murayazi Sofia ni umukobwa mwiza ujya ukunda kugira amagambo ari no kubaza mucuti we ati Nata bimeze gute ndebere umuntu muri kumurya mwamubonye ari kurya watermelon rwose umuntu muri kumurya umucunge ako kanya rwose Sofia yatangiye kuvuga ati Nata ndagira ngo rwose umbwire urugendo rwakugendekeye gute banze umbwire rwose ariko Natasha ibyo ntabwo ari kubyumva ndagira ngo umbwire ninjye Sofia uri kukubwira ninjye uri kukubaza wabonye bimeze gute banza tuganire mbese uriya musore wabibonye ute banze umbwire ariko Natasha atangira kumureba ikijisho Sofia ati se wondi kubaza banze umbwire mbwira rwose njye nabibonye uriya musore Duku ni mwiza cyane njye ahubwo ni nabwo namwitegereje uzi ko ntari muzi neza umusore mwiza nkuri ufite amafaranga niwe ushaka kwima namba umusore nkuriya nta n'umukobwa utamukunda
maze ugire amahirwe ukundwe maze ubyange. Sha reka nkubwire nabyishimiye mucuti wanjye, sha komereza hariya pe ukundane n'uriya musore muraberanye mumeze neza. Ndetse Natasha ngo uvuze ngo iki ngo nkundane nande, risubiza aho rivanye iryo jambo. Ndetse barakwereka Sofia ati se none hari ikibazo wamuhaye namba. Ndetse Natasha ati reka nkubwire wirinde kuvuga amagambo nk'ayo ngayo, kumva neza. Ikindi kandi kubijyanye na namba umenye yuko ari nawe watumye rwose nzimuha. Ndetse Sofia ati reka nkubwire none wowe se wazimuhaye so yaguhaye telefone se ukazandika? Nigeze sinzi nzi kwandikiramo. Ubwawe wafashe telefone amaze kuyiguha wandikamo nimero, none ukoza kubinshinja ibikiri biki si wazimuhaye ahubwo shambwira. Ndetse barakwereka Natasha uri hano ati mvanaho iyo magambo, wowe rwose wankoresheje amakosa kandi njyewe rwose ntabwo nshaka gutanga namba zanjye, cyane ko rwose njyewe ntabwo ndi kumva biriya bintu birimo. Ndetse Sofia ibi byose ari kubyumva ati sha reka nkubwire uriya musore ni mwiza cyane, ni ukuri kumuhemukira, ni ukuri basi muha amahirwe mukundana. Ikindi kandi nawe ubwawe wakundanye n'umusore mwiza. Ariko Natasha ati ariko nzakubwire ryari Sofia, nzakubwire ryari? Kuri iki buri munsi ukomeza kunjyana mu bintu nk'ibyo ngibyo by'urukundo? Nakubwiye ngo iki? Nakubwiye yuko kuva natandukana na Kelvin rwose namusanga ari kunca inyuma. Nakubwiye ko rwose kugira ngo njye muri relationship n'undi musore uwo ari we wese byagorana. Ibyo urukuza kumbwira ngo dukuntu umusore mwiza na Kelvin rwose ntabwo nukuri naramukundaga, urabizi. Icyo kiganiro rero ndakwiyamye we kubinzanamo ibyo bintu rwose ndakwiyamye. Ndetse Sofia ati noneho iyaba utamukunda ntabwo wari kuba wamuhaye iriya namba. Wibwiraga yuko se wamuhaye iriya namba ngo agenda yirye agenda yimaze iki? Si ukugira ngo se aguhamagare, si ukugira ngo muteretane se? Reka nkubwire ahubwo umunsi yaguhamagaye uzambwira ko umukunda sha atari yanabikubaza. Ni ukuri pe uriya musore ni mwiza cyane, ni ukuri ahubwo ikintu kiri kuntera ikibazo ndetse kiri kuntera ubwoba ni ukuntu rwose ndi kubona utabikeneye utabishaka. Sha reka nkubwire we kujya urajenjeka mu bintu nka biriya, twumva neza. Kubera iki wakora ibintu nka biriya? Uriya musore ugomba kumufatiranya rwose mugakundana, twumva neza. Kandi ibintu ndi kukubwira ni ukuri nanabitekerejeho. Reka nkubwire Nata, ukeneye rwose urukundo rwiza, ukeneye urukundo nka ruriya. Ariko Natasha ibyo ngibyo ntabwo abikozwa. Ati reka nkubwire pe Sophie icyo kiganiro kireke, reka rwose nire watermelon nduhuke mu mutwe, mba mfite byinshi byo gukora. Ureka nkubwire pe ndeka ndakwinginze. Ariko Sophie iri hano umunwa uri kumurya. Debere hari abantu rwose bagenda bahura n'ibikomere mu rukundo rwabo, wamubwira rwose ibintu by'urukundo rwa kabiri mukaba mwanashwana rwose, mukaba rwose mwagera nayo. Wapi kuri Natasha ibyo ngibyo ntabwo bikora. Wapi rwose ashaka kwiyakira mu mutima we yuko rwose nawe undi muntu bazigera bakundana. Ariko Sofia ati reka nkubwire pe urabizi uri inshuti yanjye kandi nkwifuriza ibyiza. Ikindi kandi ugomba kumenya yuko nishimira rwose kubona wishimye umeze neza. Ese reka nkubwire iyo ndi kumwe n'umusore turi gukundana tumeze neza, ako kantu ntabwo wumva hari akantu kari kukuzamo? Banza umbwire, bitekerezaho kabiri. Reka nkubwize ukuri ubitekerezaho neza, ongera utekereze mu mutwe wawe. Uyu kubona ameze neza mu rukundo ariko nkabona wowe umeze nabi, ntabwo wishimye. Ibyo bintu rwose birambabaza. Ese ntabwo usukangira inama ngo biriya bintu bikore gutya na gutya? Kuba iki nge nakubwira ngo ukundana n'uriya musore cyane yuko rwose ntabwo nigeze mubwira ngo ntabwo ndi kuguhatira cyane yuko wanamuhaye namba, ubwo nge ndi kukugira inama y'ukuntu rwose wakivura stress ukibagira ko Kevin rwose urana umugome. Ikindi kandi nakubwiye nuko abasore bose batameze nka Kevin, ukumva neza bimenye. Ariko Natasha ibyo ntabwo byumva. Sofia komeza kumubwira ati reka nkubwire noneho nzaba ndeba muzakundana. Ndabikubwiye muzakundana, njyewe Sofia ninjye bivuze muzakundana. Ndetse Natasha ati reka nkubwire noneho nanjye ndabikubwiye no ntabwo tuzigera dukundana n'umunsi wa rimwe. Nge rwose ndi Natasha meze neza. Ikindi kandi ndi kurinda rwose ibintu bijyanye na stress. No uriya musore ntabwo tuzigera dukundana. Nakundanye n'abantu bagiye batandukanye ariko no byarangire kuri Kevin. Nta wundi musore nsigira nongera gukundana nawe. Ntundi musore nshaka kugira ngo aze anyangirize umutima wanjye. Ngomba kuguma gutya ndi nta kindi kintu rwose ngomba kurenzaho. Natasha uri hano
yafashe umwanzuro, ariko Sofia nawe yafashe umwanzuro wo kuvuga ati Natasha agomba gukundana n'uriya musore uko byagenda kose. Ati twirire Watermelon nyine ubwo nta kundi, ese byagenda gute ko ndi kukugira inama ngo ujye mu rukundo ukanga kubyumva, ubwo nta kundi nyine reka twirire Watermelon, ibyo ngibyo tube tubyibagiwe. Ariko nanone icyo ntagomba kureka ni ukureka rwose nkakubona uri singo, nta muntu rwose muri kumwe mu rukundo ngo wikuyemo abasore, muzanakundana ye. Reka nkubwire, sigara aho ngaho, ariko usigara uri kwitekerezaho ko ugomba gukundana n'uriya musore. Ariko Natasha ati sha nakomeje kukubwira yuko bitashoboka, sibyo? Nakubwiye uzarebe noneho ko tuzakundana. Nge rwose uriya musore singomba kumukunda, ntabwo amwaye, nta kibazo afite amafaranga. Ariko reka nkubwize ukuri, singewe ndahangaha ninjye ukubwiye sinzigera nkundana n'uriya musore, ndabikubwiye pe. Ako kanya uriya mukobwa hise agenda. Ndetse nkomeza kubashimira mwebwe rwose mwagiye mubana nanjye muri iki gice cya kabiri, katuze guhura mu kanya mu gice cya gatatu. Igice cya gatatu kibitse byinshi, ibintu bigiye bitandukanye. Ushobora kwibaza uti ese uyu mukobwa bizarangira gute? Bizarangira akundanye n'uriya musore cyangwa bizarangira iyo ngiyo? Ntuze gucikwa, ni mu kanya. Ikindi kandi ndabakunda, abantu rwose munyere ku rukundo. Ciao ciao.